Yamana amazina ni Alan Levis. Reka manze ngusuhuze mbere yuko mbagezaho umusore uri imbere yanyu. Bakwita nde musore? Ya, unyite Murindabigwi cyangwa unyite Intwari Ismail. Nje nuko nabikubwiye amazina ni Alan Levis, namaze kugira platform zanjye nkoresha TikTok, IG, Instagram na Facebook. Amazina ni Alan Levis. Hano turi kumwe n'umusore ntabwo tuzi icyo akora. Yatangira bibwira nyine kuri channel ya Aria Media TV. Ya, nkuko mubizi ndi umukinnyi wa filime ari abafana banjye mumurikira. Channel yanjye yitwa Hakim Aria Media TV. Wakwandika Aria Media TV urabibona. N'amakomedi byose kuri Cyangwe Ari Comedy. Aho hose muramurikirana murambona tu. Hakugira nyuzamo nyine ufate no kubiryo. Icyakura mani ngeze ku bijyanye n'abafana banjye sa nk'ubyibagiwe. Ako iyo ni imvangera. Ndabona wagira ngo harimo n'isamaki. Man. Imvangira irarenze bya hatari. Ne wayitekeye se? Haba hari abapampe baba bashinzwe kubinekera. Kumba ufite n'abapampe Cyane. Ajyo wambwiye ngo bitwa Murindabigwi. Ya. Ni fresh Cyane kabisa. Biracamo. Kumba nakubona wigaragaza cyane abafana we bababwira se ko mbona muri iyi minsi umeze nk'uwazi. Sha ntabwo ari ukuzima nagatigito kaba kari umuntu abarimo. Cyangwa imifungo yarabuze. Imifungo yarabuze. Ntabwo imifungo yigeze ibura ahubwo iyi minsi nari ndi hanze. Hari ibyo ndimo ndabategurira nk'abafana banjye. Ni ukuvuga twitegura ibintu bizima muri iyi minsi ugiye kuba. Cyane. Okay. Abafana bawe nyine babyumvishe bakore subscribe n'amashare n'amasubscribe menshi cyane. N'amakomenti nyine banaguhumuriza ndabona umeze nk'urwaye cyangwa ni kuho. Wadi mani igisoro kiye nta burwayi ni wane. Ngomba nkumbuye abafana banjye nyine aho ndi hanze nari numva abafana banjye cyane n'inshuti zanjye muri rusange. Sawa. Hano bibona umuntu ujya imvange imeze gutyo nakunana ariko akumera neza. Man imvange ariko umenye ko irenze cyane rwose. Ubwo kuba wabikoze gutyo mu rugo muri restaurant ubikora ute? Muri restaurant nyine urabyumva. Muri restaurant niba ushinzwe ukora muri iyo restaurant ufata amafaranga ntabwo yansha amafaranga menshi ngo nanjye muhereze. Uriyagurira mbese muri make. Isahani ifukuye. Yindi nabasha kumenaho nawe akikanga. Wumvise ubundi mwamutera icyitwa icyabo rw'izi nyama. Nuko zimenaho birenze cyane. Ndimo ndabona akantu k'umukara mu gahanga. Akantu k'umukara mu gahanga? Urakibaza iki? Ndimo ndasobanura. Iyo ni sidija. Sidija bisobanuye iki mu Kinyarwanda? Sidija ni kentusi nyine. Sidija nkuko mubizi ni y'abasilamu. Ni kentusi y'abasilamu. Kentusi bahikora mu gahanga. Namanje kugira ngo ni ikirango cy'abantu bagira peti. Urabeshya. Iyi ni sidija igaragaza umuntu usenga. Usenga mu basilamu. Ndi umurizirimo. Se kutariye n'urusenga ntabwo ujya urubasha. Urusenda se sha hari umugore ngira. Abagore ntubagira urusenda n'abagabo. Cyane. Nanjye ndi umugabo none. Abantu babongera ubushyuhe. Biyongera akanyabugabo. Ntabwo bazajya Kigali se. Seko numva
wabikomanzeho cyane ubonje iwawe ntiwari ntiwari ntabwo natumubaho kubera iki ndabona urenze byataha reka umva n'undi muntu w'umusore bagomba kwiga sinzi na telefone iri kuguhamagara ubanza arizo ngorane z'abasitari umva wumve ngo ikintu cy'ubusitari kiba kirenze cyane buri segonda ntabwo duhumeka n'abafana baba duhamagara cyane abafana batubaza ibintu bijyanye n'amagufi bagiye babona impamvu batarimo kubibona ni ibice bikurikira ku mafilime baba barabonye n'abashaka kwinjira muri genge yanyu ya filime cyane aho ni so nk'abaterankunga baba bashaka gushora mu mufungo hajya utuye he njyewe se ikaritsiye y'iwanyu nubwo nyirimo ntabwo nzi uko yitwa karitsiye karitsiye yo mu rugo naho bita rebero w'igikondo nawe aba basitari bose tuzi skype mujya muhura se skype abo bose baba bansaba kubatwikira mani ako ndabona ikinzwe cyamanutse uzanira itambaro wihanagura ewana seriviyete baraziciye yakoze uri umukomediye nubwo najya nkubona muri komedi mani wumve ngo noneho mvangira aha ngaha wagira ngo irimo n'amabisi sondo bwizo ni salisa gusa cyane inyanya zasukya saho andi mo ndabonamo ni saladine wagira ngo ni ibyondo twamenye man niba ari ukuteka uratwika man wumve ngo sinjye uteka se buriya baba bamaze iki abagomba kubiteka imvange irimo n'isambaza nayikunze go wumve ngo ibintu bari wane ndandaza dukora interview buri cyumweru reka sana iyo ndi home naje mu karuhuko mvuye mu kazi nyine umva ikintu mba nibereho ni nk'iki hanze mba nibereye kuri bya biryo byo hanze nyine nawe urabizi hanze y'igihugu cyangwa hanze yo mu rugo hanze y'igihugu iyo ngeze mu Rwanda rero ni ukwirira akavange mani iyo ugiye hanze ujya mu kihe gihugu ibyo ubuzima ubundi hanze ukuntu biba byifashe umva cyangwa ubuzima bwo hanze ariko njyewe nakunze kuba Tanzania so ni ukuvuga ngo yani ni ukuvuga ngo ubuzima uko buba bumeze usanga wicara n'igihari amafi n'ibyo ngibyo ese isahane ko wayitereranye isahane se irimo kubanza gufata akayaga mani kubera ko kurya imvange cyane n'ubushyuhe n'insambaza numva ni nese ufite inzu hanze wagiye mubamo hanze se ni loge mani ni loge ni hoteli ngize ngo uri Rujugiro muri Tanzania niwe bavuze wapi abakinnyi ba filime ndimubona n'umufungo abakinnyi ba filime ubona n'umufungo nuko tuba twarabiharaniye imana undi kintu cyatumye nkunda ibikorwa byawe kikaba cyatugenza no kukureba ni akavidewo nabonye wenda n'abafana bamanuka hasi barebe ni akavidewo nabonye uri mu byuka urota urimo wikatira ibinyoni byawe ikintu we wumva ngo na ibintu byari bimeze nabi cyane ari waba sikurota bayakata wowe ibintu byari bikaze shibaye ko mutazanye se ahubwo nahamusanze kandi namubishe ngo ufite umugore umugore ntawe mfite ahubwo niba wamumbonera uzamundangira ubu nganya gutyo nta mufiyanse uragira umufiyanse
ntacyo nawe ngira Eh, keretse ari uwo kwitabirira nyine uryoshye ujya ugura nawe indaya. ubu ndazi Mm. reka Mm. Kubera mpamvu ukinana ntabwo ujya ugura indaya nyine witiza. Witiza mu bakinnyi bawe. Twakomeje kuganira ariko ntabwo waduhaye ubuzima bw'ukuntu waje i Kigali, ukuntu byari bimeze. Hari abantu bava mu cyaro, urabona nka Nyagisa ajya kuva mu cyaro kugira ngo yereke se ko atazasubirayo. Yakubise urushyi papa we rwa danje. Ndavuga ngo n'undi munsi ntuzongere kumenyera akazi i Kigali. None we waje iwanyu babizi, waje muri Kigali ufite imyaka ingahe? Duha ubuzima muri make mbese. Ya ubu ninza muri Kigali ntaje n'amaguru. Haba ari iki wari uturutse hehe? Nza Kigali. Ya nuvuga ngo nzi Kigali nari mvuye mu majyepfo. Nza n'amaguru. Va mu majyepfo n'amaguru urinda ugera i Kigali. Cyane. Amaguru mbona ufite ibitsitsino bya Sarupongo. Man, ako kantu si keza ariko ni kare. Sarupongo se si umuzi? Ukana man, wakazi. Mbazuta ahubwo Kigali nza kwegeramo nta ngorane nigeze ni. Oya bya Kigali katubereka ibyo kuba waravuye mu majyepfo n'amaguru warahugeze i Kigali. Ntabwo uzi ibintu byambaye. Ngire ngo cyamunze nje n'amaguru nje Kigali. Urumva? Oya manzi duha ubundi buzima. Wavuye mu rugo ubigenje nka Nyagiso cyangwa wavuyeyo babizi? Mu rugo se? Mva mu rugo naje nshwanye no mu rugo mwana. Byagenze gute duha ubuzima? Nakoresheje amavuta menshi yo guteka. Angana iki ubwo? Yitekera amashapati. Angana iki ubwo? Angana iki? Nakoresheje litiro. Bivuze ngo ukiri mu cyaro watekaga amacapati? Oya nyine nizo nari ndi kuyikorera mu rugo zo kurya. Litiro rwayikoresheje mu macapati angana ute? Ngamite se nari nzi kuzikora ahubwo kuko ari uko yapfushe gusa. Ni iby'abantu ubwo nawe warabikoze nyine. Mu rugo dushwanye. Mwana ndabigutina n'ubundi hapfu wavutse. Agiye guhiga ubuzima Kigali. Genda gute? Ewa. Ubwo ndaza nkabitana n'abantu mu nzira. Ugera mu mujyi n'amaguru? Reka da ntaragera mu mujyi. Nkubitana n'abantu mu nzira. Uwa mbere utuse mwana we. Mbona warushye ugiye. Maze rero nuko maze rero umuntu arambaza ati ese ugiye hehe? Ko mbona uri kugenda nk'umuntu warushye mu birenge. Ndamwita ngiye hano imbere. Ubwo n'abandi basore banyumvishije abantu nyine baba bari aho ngaho nyine ni abantu bafanya kazi ku mamodokari. Urumva? Oya abafanya kazi ntabwo abantu bose dukurikiye ariya media TV tubazi. Dusobanurire abafanya kazi n'abaki. Nyine ni abakozi bo ku modoka. Ubwo kuba ko nsizemo abafanya kazi bo ku modoka. Ni abakozi bo ku modoka tu. Aho mu gihe bari bayitegereje n'ibyo imodoka biba bijyana mu cyanga babaranganye munsi y'ikiraro. Ikiraro kiri munsi nyine hejuru hari kaburimbo, munsi hari n'ikiraro cyicamo amazi. Kutarya se biga duvuga cyangwa wabimaze rero abimaze bakongera. Ariko se mwana atakavanye numva kanambanga uburyohe wa museriveri wahenga. Ariko ndogo bamukunyongera imvange wa ye banguka naje
Ni mupampa wase njye ntabwo yafunye. Nawe bakongere tu. Urakoze boss. Ako wumve ngo mwana ibintu biba bitanje kabisa. Abo nkumbuye hanze kabisa, nkumbuye Dubai. Nkumbuye Dubai ahubwo Boss urengeje ibi wanyirukana. Ma. Agomba kuzajya n'icyo bivange kabisa. Imvange mugengeze mu Rwanda. Umugore agomba kuzajya n'icyo yimvange. Kuko ni wanene. Amugiriza imbere gato. Umukozi wawe gripe iramwishe. Hari ukiduha nyine ubuzima ntabwo nibuka ngiye type wanjye yanjyohanye. Aho urabyibuka wadukomerezaho. Ariko na cyumve shyira mu mvange tu. Uri gushaka nunu. Ngaho. Niteguye wanene. Hadi bwira n'abafana ba Birayi n'Insambaza uri kujya babikunda. Yohana ni karibuni bafana banjye. Mujye hasi mumbwire uko bimeze. Mutere comment, munyandikire munambaze n'uburyo bimeze. Ndabizi bamwe batangiye kumira amazi. Yohana mwihangana. Naho bishaka baza basangire nanjye ni karibuni. Bahohereza itike. Babwira utusigana mba muri bonsa yanjye nta kibazo, nta kintu iri kubatwara. Babwire basige namba muri comment bahite. Yohana namba zanyu muzi shireho. Ubishaka Yohana. Gikiti mugera haza ndebe kabisa. Imvange uri yihagaza ngahe? Imvange ndihagaze 2000. Wehe igihe warire. Ninjije ngahe? Ninjije ngahe? Shangiye guri mwanya mba ndimo ndinjiza. Naho nicara kakanya ndimo ndinjiza. Ku munsi ubwo yinjiza nkangahe? Ku munsi yinjiza nkanga? Ku munsi ninjiza 80. Eka? Twika. Ubwo naganiriye n'icyamamare kiramindurira ubuzima uyu munsi. Ibintu byose kugira ngo bigereho bisaba kubiharanira. Umukinnyi wa filime abantu barabikunda, jya mbona n'ibikorwa bye babireba cyane nuko cyane abarundi. Cyane abarundi. Kari. Abarundi cyane benshi baramurikira cyane kabisa. Njye nabibonye rwose. Abarundi nyine impamvu ubona ko barakunda cyane. Nuko nkunze kuganira nabo, hari igihe ngiye rimwe na rimwe ngerayo mu weekend. Gusa unyura he kandi tuzi ko imipaka ifunze? Urahe? Muntu ni mu mutwe, bisaba mu mutwe. N'umufungo. Ukizapanya cyangwa ufite indege zikujyana nijoro? Indege yanjyana ariko nawe wasi nawe. Cyangwa nk'abandi bakenera kujya mu kindi gihugu bakacukuza. Imbaraga ufite zidasanzwe. Imbaraga zidasanzwe? Yibaze nawe kuba nitwa Murindabibi. Wibaze impamvu iryo zina ryaje, ababyeyi banditse Murindabibi. Ibibazo? Murindabibi. Izina ry'akazi ukoresha nk'abantu bakoze muri comedy. Ukuvuga uri manager w'iriya channel
ya Aria Media TV. rivuge neza ariko utarizingazinga. Ari Media TV. Ari Media TV. Ariko uzi ko neza ntabwo ukata amafaranga. Ari Media TV. Ugomba kubivuga neza cyane. Ndetse unira. Bivuga birata twumva. Ari Media TV. Wigize nk'agakobwa natumye njya mbona mukina na muri komedi. Kintu ntabwo ngira amajwi y'abakobwa ngiye wongiriye ibyo gahengeke. Kira mu pampo waza akakuvugira. Mbishaze kuvuga nk'abakobwa. Yamwihorere akurikirana iby'imirire yiwe. Ngo Ari Media TV. By the way, bakore subscribe, amashare menshi, comment, no musore wanyu namwita Hakimunde. Hakimunde? Irindi niri. Man. Unyite Murinda Bigwi. Unyite Sultan. Cyane. Apa nakadogo ni cyane nubwo numve filime umukozi. Unyite papa w'abapampe. Kadogo se we ni ibyo ni ijyana. Kadogo. Kadogo ni umupampe wanjye. None se yo nabonye komedi hari watangiye ariko ngo Kadogo ngo arapfushije. Kadogo ubwo wakintu yari yapfe bamucuritse muri fo. Akoze kungaburira nge ndabashimye. Ndabona nyine mwituri neza ubusana mura kujya mukabunama. Cyatse nakwitahira cyari cyanzanye ndagishoye. Iki nkundira gusuha ingo z'abakire. Woreho kamera nitahe. Akazi k'umunyamakuru zuragashoye. Aha, wakobutariye. Bakongera ibindi? Abanyamakuru turabijyawe. Oya bakongera. Nta bindi nshaka. Ntabwo nge ndi umukinnyi wa filime. Neza abakinnyi ba filime nibo barya cyane. Kareka ahubwo twebwe tugira gake. Okay, byiza noneho nyine courage muri filime. Ariko nyine nahise mbihiniramo ahantu hagati utaraduha ubuzima nyine bw'ukuntu wageze Nyabugogo, niba warageze ugahita ubona akazi. Niba waraje nta kazi ufite, niba waraje ukamanza kuba namwe muri ba bantu bitwa impano y'imihanda, duha ubuzima nyine naho. Baba bankubise udushishiro. Udushishiro ni uduki? Inshishiro. Inshishi? Inshishi ntabwo ari ubushishi. Inshishi ubwo nari nshiye jya umenya ko indimi zigiye zitandukanye wakoresha ururimi rwose wifuza. Ariko ntacyo abafana bawe nyine bagukunda bitewe n'ibyo ukora, niyo wavuga imishishirito babikunda. Inshishi. Hanyuma rero ubashe kubyaza ubundi hakirike kubyaza ubundi. Umva ngo baramanje barakunyuzura mbere yo kuguha akazi. Byatanje umpa akazi cyangwa kundeka kugira ngo mumbeze nza Kigali n'iki. Mugabo ni bande babigukoreraga n'abapolisi? Bikada abapolisi baheze umupolisi yazanye ubwo bumajuno. Ntawe twahore mu nzira to banyuzuye. Utwereka ubushishi. Baba bamukubise muri ruguru bamereza icyitwa amako uduhwaturije. Urumva amaze kutumwereka uti byaririndiho turakure kugenda. Mve ngo nahure n'imiserero aho ngaho. Nagize imiserero aho ngaho. Nawe wanyuze mu buzima bukomeye. Byadanje. Akazi hanyuma urakomeza ugeze Nyabugogo byagenze ute ubuzima? Naraye hanze n'iminsi 3 kugira ngo ngere i Kigali. Hari guma mu rugo? Guma mu rugo yahehe se shaka nageze i Kigali kera. Maze imyaka ingahe muri Kigali? Imyaka ingahe muri Kigali? Ubundi gira umusitari. Kigali maze imyaka 20. Umusitari ugomba guha abafana bawe ubuzima.
makumyabiri umaze muri Kigali waje Kigali ufite ibirari ufite imyaka ibiri ntuvuze ko umaze makumyabiri muri Kigali ya makumyabiri umaze kuva naje ndakana gato ufite imyaka ingana n'ubuzi mfite imyaka ingana basi wivamo waba ufite ingibaga tuamenye imyaka ufite bana ndi hagati y'iyi n'iyi ndi hagati y'imyaka 10 na 10 ishuri wagarukiye mu kangahe ishuri se ni muri masters warayize hanyuma se wayize i Kigali akiri mu cyaro ntabwo nize amashuri matoya mu cyaro urayarangiza atari yose nigira Kigali tu bitewe n'abo n'abandi nabukunye Kigali wize ku kihe cyambanye ikigo n'ibanga wakinwe wowe ushaka kumvana amagambo niho utari kutubeshya tuba tugomba kuvuga ati uriya musitari wa Aria Media TV yize Ntangungu yize Huye yize Butare cyangwa nyine yize imyuga ubundi kera nkuzi uri umukanishi w'amagare sinzi nzabibabwira turacyari kumwe tu byiza niwe warize ubu none nakubaza cyane mu cyongereza wakwitegura kunsubiza cyangwa warakibagiye bitewe n'igihumara bitewe n'ubuzima umuntu aba yaranyuzemo tukajya nko kuba tuba tugeze kuri ibi ngibi ntituba twarahiye ariko nyine icyongereza uracyumva icyongereza cyagihorere reka nirire mvange wowe mureke ikinyarwanda cyo uracyumva se ikinyarwanda ntacyo wasanga nacyumva niba ucyumva n'ibibazo mubaza kuko umuntu w'umusitari nyine babaza ategura na mama wawe icyongereza bikamunanira ntabwo bari umusitari kaduhere ku kinyarwanda ikibazo cya mbere cyagira gito banza umare ibyo biryo mubaze neza nabonye iyo urimo urya ibinyarwanda n'ibyo byiza mu byumva gake twatangiye tugiye kuvuga ibintu wabisubiramo maze amata maze amasaha maze amata maze amasaha maze amata masa maze amasaha urabivuga wihuta maze amasa amata maze amasaha maze amata maze amasa amasaha umva ukuntu uri kubivuga maze amata masa masa maze amasaha maze amata masa maze amasaha maze amata masa masa amasaha aha mbere ikinyarwanda cyaba ahantu ugeze muri masters ndinarumva maze amata masa maze amasaha maze amata maze maze amasaha maze amata wowe bivuga ubwitonzi maze uburyo witonze maze amata masa maze maze amasaha asante sana bwira ndogo wanjye nazo yanduru waza wakandurura kabisa nashoje aho komeza ikinyarwanda tureke ikibazo atandi ikirunga cyari kikuri imbere n'ijwi ryawe noneho abafana ntabwo babyumva ikirunga cyari cyabicengereje neza ariko nategereje kubona ariko se buriya mwabafana mwikanze ibintu nayo yuko bingana nategereje kureba ko uri buze kugira nyine kuvuga icyo umanuze uba wamanjije kubinywa ntabwo bikenera mani kubera ibigenariye ni byinshi cyane numva rero ugiye kurenzaho ibindi bintu wapfa aho ugera usubire maze amata masa maze amasaha maze amata masa maze amasaha maze amata maze masa amasaha maze amata masa maze amasaha maze amata maze masa amasaha icyo cyakunaniye n'izindi ibibazo 10 ndi bukubaza kugira ngo umenye ko nyine uri umukinnyi wa filime wa nyawo sibyo erega sinema ntabwo dukeneye abantu nyine batazi ibyo bakora cyambere tuguhaye zero turakubaza kimwe mu minota 2 komeza uduhe ubuzima bw'uko mwaje kubona akazi biragoye cyane ukuntu nabonye akazi
komeza nyine mu minsi 3 nababwiye ko ayo namaze mu nzira ntaragera i Kigali ndimo myiza mvuye mu majyepfo ngeze Kigali n'utwo nari mfite aho naraye ntabwo Kigali nayigezemo bwije aho naraye rero narakangutse nsanga n'utwo nari mfite mu mbaga n'ibaga byose bajyana ikitwa n'uduceri barimo akabaga byose wibaze kuba naremeye kuzana amaguru ngo nari mfite inoti ya kibiri reba muri kamera ariko nyine abafana nari mfite inoti ya kibiri urumva inoti ya kibiri nari mfite byose n'ibaga byose barajyana nari mfite byibuze ndagura n'utuntu dukeya n'ibicyo mba nimarira ibintu bimbana bibi nyine bigenda gutyo ko numva byari ibibazo cyadanje aho ushobore kuba warakubititse okay mubaze ikindi kibazo ready wavuze hajya ko uri umurundi uri umurundi jewe si umunyarwanda waki ariko nyine ngo ujya mu gihugu cy'u Burundi niko batubwiye sinzi niba utatubeshya nitambukira bitewe n'ibyo mba njye okay ngiye kuvuga ibintu ubisubiremo vuga ngo ngiye kuvuga ibintu mu Kirundi ubivuge mu Kinyarwanda mu Kirundi baravuga ngo urandondora urandota wandumbi dukubitire mu Kinyarwanda ndi gutuka abantu kubatuka se hano turi mu bibazo sibyo urandondora urandota wandumbi biki urandondora urandota wandumbi bivuga mu Kinyarwanda nyine uvane mu Kirundi nese urandondora urandota wandumbi okay ubwo by'abafana bawe ngo ni ndumbi basaba imbabazi cyangwa subscribe bahita bazikura bano bakuru mwihangane kabisa uranga wamvanye mamagara menya cyangwa ko n'ibyo maze kurya kabisa bimvamo ya nyuma yuko twari tuvuye kugama akavura hashize isaha 2 tugiye kugama akavura tugarutse dusanga ari media TV management wabo navuga ko ari management ari muri restaurant tuzi niwe yarashonje tuzi niwe yaragiye gufata icyayi cyo kurenzaho so ntago tubizi nyine yatubwira ahantu yaragiye gukora nyine nko muri restaurant nyine akaduha nk'ikintu yari gukora muri restaurant tugasobanukirwa nk'abantu tumukurikiye kuri ari media TV jambo n'ijyanye ya nkuko mubivuze mu nsanze muri restaurant ari umupampi narinje kurebamo nitambukira tu abaramamagaye nyine hari n'akandi kantu narinje kurebamo ko kumanuza narinje kurebamo akaji ka pome aruje kutwigomeka kandi twasanze cya kintu muba mufite inda ndende abanyamakuru dufite inda ndende muragiga cyane mukananwa cyane urabona turi firiti itakari ufite inda ipima 200 wabona muri mwenda kuringanira ribi nyine agaro bwa mbere umuntu yaba adasoje wana kwihangana so reka mbisubike bya bibazo nari nakubajije navuze ko nkubaza 10 nakubajije umufana wese ufite ikibazo ajye muri comment akimubaza nambaye murayibona kuri title y'iki kiganiro mujyeho mwese umubaza ibyo mushaka kumubaza ushaka kumuhamagara muhamagare kuri iyo namba arimerugira email uze kwishyiraho n'abafite email barimo bakwandikira
ntabwo zabura email nta nubwo ari ngombwa baragusanga WhatsApp. WhatsApp bakoresha 0783 82 Subiremo ntabwo bayumvishe neza. 0783 82 Ongera ubisubiremo utajijinga. ya 0783 Bivuga utari kurapa 0783 0783 82 utabyumvisha aho nta n'ubwo bashaka kukubaza icyo kibazo. Ntabwo ni sawa wane cyangwa yo nivugira cyangwa kubera nzi ko ari ryo zina wazamukiyeho mujye munyihanganira n'ibyo wabuze usingibuka. Akana kagiye kugwa mu cyobo hari akunde katubwihore. So gayi nyine abantu babikunde komenti share zanyu zirakenewe. Kandi babwira platform ukoresha njya mbona ukoresha n'amabookmark sinzi ikintu yashyiraho nyine watubwira kandi biratuzi ko ari iby'abahanzi. Ni ukuvuga ngo platform zawe mbere n'amazina yawe Facebook, Instagram, Twitter. Nk'uko mubizi nyina amafilime n'amakomedi byose amasinema comedy byose ngerayo tu n'ibiganiro byose mbamura igihe cyose mba ndi kumwe duhe platform nyine z'ibintu ukoreraho runaka ahantu twajya tugusanga tukaba twagufollowinga hatari YouTube hatari ubabwire TikTok ni comedy vuga platform urugero wenda uvuge TikTok, Opera, Instagram, Twitter, Snapchat sinzi niba ari kinini bagiye gukoresha cyane bindi wibagiwe noneho nyine ugiye kubibabwira nturangiza ubabwire ndakeka byose se ukoresha amazina mwese byose ni amazina ubwo nyine urabibabwira ati amazina niyo nkoreshaho reka nyine umuntu nkawe umusitari w'icyamamare mu Rwanda uba ukeneye n'abafollowers kandi n'abamemba bawe baba bakeneye kureba uko umusitari wabo yazindutse. mvukono ako kantu wazindutse umeze nyine mu gitondo iyo nkangutse nkanguka nifuza kumenya uko abafana banjye baramutse n'abandi bose muri rusange. TikTok abantu nkababaza uko baramutse kuri TikTok abasashinga cyangwa ari comedy na Instagram niko witwa Instagram ngiye nkoresha amazina agiye atandukanye tu Instagram Hakizimana David, Twitter cyane yo nayo Twitter Hakizimana David wapi ni ari yakomeye man nkoresha amazina atandukanye rasa ku ntego wakubita amazina ariko ni uri umuhanzi wakubita imirongo. Kuri Facebook bankurikira kuri Hakizimana Hakim. Snapchat turayigira bimwe mbansa nkaho ikindi mbuga nkoranyambaga ukoresha vuba amasegonda 5 bivuga ndahita mweme bava njye nazishoje mbuga nta musitari Snapchat nuvuga ngo nkoresha kuri Hakizimana ari ibya Snapchat tubyihora hari imbuga isigaye ntabwo uyikoresha uvuga ukoresha Facebook na Instagram, TikTok zamure n'ijwi ariko ntabwo na YouTube kuri ni YouTube channel nkoresha ari ari Media TV yakunaniye ibyo sharika tubive none se usibye nyine wenda ukunda comedy muri cinema ntabwo ushaka kuvuga ati nkunda nk'umuhanzi runaka dohoze muri cinema ugatenda nkunda nk'umuhanzi runaka mukunda se mu Rwanda mu mwe kwijana tubwira umuhanzi wa mbere uyumvamo umwe ushaka kugura megabyte za senyisi ukareba indirimbo vava niba nayizuye tudukubitiraho n'imirongo cange
abahanzi benshi bagiye bamemukira mani dukubita imwe muri uyu minsi uri kwiyumvamo byatanje muri iyi minsi akaririmbo ke kambere ukambye ndetse amuterera mva mu gihe sinkunze gufana indirimbo ahubwo njye akenshi nkunze gufana abakinnyi b'amafilime ubu na basa dubwira abahanzi 10 uzi mu Rwanda abahanzi 10 nzi mu Rwanda number 1 top chat Liligi Liligi no wahagana numwe wazimye himbago uranaga umuhanzi yabaye umugabo yabaye iki yabaye umugabo umwe waririmbye ngo nimba umugabo none se nyine nimba umugabo nzaharanira gukora ibyiza gusa komeza nundi n'abapfuye nushaka nicyo cyifuzo komeza shari ijoro ntago ari ibyaha iki na Alan Levis dukubite n'imirongo y'evaho akenewe iyo mirongo y'ako kanya nk'abantu bose bambajije bumva nyine ni benshi dukubita abahanzi 10 bari mu Rwanda Alan Levis bamaze kuba bangahe Safi Madiba Nizo Bruce Melody bangahe Tom Cruise batandatu Ned bane King James barindwi ntabwo waruzura barabura batatu konsaho nk'abantu mbana bari Bruce Melody namuvuze ariko dukubita ya Bruce Melody indirimbo Bruce Melody ariko gukora bayitanguki Bruce gukora cyamane nakuvuga ko ngiye akenshi murikira abakinnyi b'amafilime none se ubahanzi wavuze J Paul ntabwo waba umuzi J Paul cyane kwigendera mu bamanyibutsa umupanga yabaye nuko pastor yose kugenda mu rugo wibuke yuko ubuzima yanyuzemo nanjye aribwo nanyuzemo mvango uburyo twambutse twese twambutse kimwe umva yambutse yuri igikamyo dukubita undi muhanzi uri gukoma mu Rwanda muri iyi minsi duhite tuzamukira muri umuntu uri gukoma mu Rwanda ni Bruce Melody kabisa muri iyi minsi akaye karimbo kitwa ngwise akaye karimbo rero kitwa ngwise herutse gusohora sharanyinjiriza se shako ngo nabagiye kumwamamariza yakarimbo herutse gusohora ahubwo kugira mwamamariza nta kintu aramana nakwamamariza umukinnyi wa filime wako nanjye ari byo nkora twagiye mu bahanzi nabo turabageraho twakubaje umuhanzi uri kwimvaho muri iyi minsi ngo nawe ubwe ngo tugure uri gukuba muri iyi minsi tubwiye ngo tubwire izina akaririmbo karimo gukora ku bantu ni kariya ngo barakomanga urumva yande ya Bruce Melody iyo ndirimbo ntabwo bibaho iyo nyogo nayo man ndabona mukomanga ntabwo iba mwisi mbese ntabwo ari ya Bruce Melody ni yande handise ni ya Bruce Melody wakinye umuhanzi bita Komfuramuzi ndamuzi indirimbo imwe yakoze duto twibabukiye indirimbo imwe yakoze gusa ubwo ninjya mu ndirimbo yakoze aramiki ni izina byonyine kugira ngo twumve uyu nubwo umusitari hari ibintu n'ubuzi by'abasitari ahubwo mbaza mu mafilime mbaza mu mafilime ibyo ba filime nabyo turabira turamanga mbaza mu mafilime konfi ntabwo muzi mbaza mu mafilime tujya kundi witwa Africa indirimbo ya mbere yakoze yitwa n'ahangaha hari abantu mba nazi bazi utaza abahanzi ariko nyine njye akenshi njye mfana abakinnyi b'amafilime wajya mu bakinnyi ba filime 10 ba mbere wavo 10 ba mbere ndabizi ujye gutangiza ni mu ba Junior Giti ba Kadafi ba Rocky kare abakinnyi ba filime nyine zamuri 10 ba mbere ubundi mu bantu bashituye urumva ni Yanga Yanga sakina filime wa mwana ariko uribuka ko ajya kuva mu bintu byo gusobanura yabanje gukina season ya filime irimo Rusasu ngira ngo murabizi isasu ryari ririmo ryari danje komeza nundi ni 10 gawe gira bavuga ubusobanuro bwabo cyangwa kubazanye ubusobanuro bwabo
wa kabiri mfana ndafana ntawe muri R Media TV nabo ndabafana. Vugamo babiri amazina kumva ko babikana abakinnyi bawe. Ya ndafana Sultan ni muri filime yiwe yakinye ava Dubai. Sultan ni yambaye igisirikare. Sultan ni umukinnyi wo muri R Media TV witwa Dusanga atari Sultan. Nta mazina wakintu yitwa Sultan nibyo bamubatije. Yitwa Sultan. Tutari muri R Media TV amazina. Tutari wo muri R Media TV. Hari ba Nyagiso, hari ba Patino. Bane. Hari undi witwa Korodiye. Komeza. Kubita abantu kina filime zo gukubita bya danje. Urumva? Ni benshi cyane man. Nundi. Uracyabashaka se? Abo ni bantu batanu abandi batanu. Kanyombya. Batandatu. Batandatu. Nabandi ndakubwira se. Muza nabandi bane. Nabandi mbati. Bandi mbati sara abakinnyi ba. Ndimbati goni bari undi. Nese ko rutagiye kubahakana. Amazanyine wavuze bandi mbati kandi bari kuvuga ndimbati. Ndimbati ubwo nyine nansize mu bwishi nabo bakorana. Ketchup. Umunani. Batubwira abakunyana n'uko ibyo gutsinda. Wanguke kare. Umva ibyo bintu byakunda. Komeza ni nyina wa Mbogo. Uba nyine wigirira ndabona wagiye kurira kamera. Wa nyine wigirira. Bumva nyine bara. Nikero. Okay, ngiye kukubwira abakinnyi 10 batari muri abo kwavuze. Ukumva wa mbere. Uromideri wa kabiri. Maguru wa gatatu utari busobanukirwa umbaze. Ukumva? Wa gatatu. Gahene. Ukumva wa kane. Papa Sava. Ukumva wa gatanu. Bamenya. Ukumva wa gatandatu Biju. Wa karindwi. Bwenge. Wamuna Gasekiri. Wa cyenda Fisi Nyamunini. Wa 10. Papa Bwenge reka nzi urumva haje no bwenge reka mvugundi wa 10. Ninde vuga wari bagiye ditegurizamo wa 10. Ninde? Ubona ibi bagiye. Bakinnyi ba filime. Hari umukecuru. Hari umukecuru wakinye ari mama w'abapampe. Mama wa Pampe na Danizo. N'abandi babuzuye. Okay. Ngiye kugwa ikizami cyakangahe kirangira ndakugurira marite eshisha. Marite eshisha. Tumaze tukubaze muri ibintu bijyanye na channel turabona umeze neza. Iyi restaurant nasanze harimo n'abapampe bayo bamwe mu kina na mu bafilime. Umaze kwimeza neza nyine. Nabonye ari neza pe. Uvuga nyine wakubaza muri channel yaratangiye kwinjiza amafaranga cyangwa se bitakinjiza. Ikindi kibazo ni kimwe ugahita uzitsindira. Hari ikindi se? Channel yawe yatangiye kwinjiza ntabwo badusubije. Ntabwo iratangira kwinjiza. Amafaranga wabona mufite njye natunze no kuba mufite telefone y'ibihumbi 350. Nivuga ngo ubundi icyo uzaba kigomba kuba cyo. Nivuga ngo rero twe turamamaza dukora ibiki byose ayo mafaranga urumva bara tuba twateguye mani. Ayo mafaranga rero ntiwayabura. Gukina mu mafilime atandukanye, gukora ibiganiro, umva ibyo bintu byose biba byakiriye neza. Urumva rero ntabwo amafaranga yabura.
aho ndumva ari sawa. Ikibazo cya kane niyo kwaza reka maze gushyira ibihembo imbere. Bakunzi ba Aria Media TV ihangana. Ntabwo ari Aria Media TV. Media TV. Twihanganira mu gihe Silveri atambukana amaji ya Mr. Rwanda. Mr. Rwanda. Umusore wa Aria Media TV. Man. Icyo bibazo mbere bikakaye ariko. Ibi birabaye cyabongeho n'ibindi. Birabaye. Najize umwe mushaka. Kare. Kiragu cy'abantu bamubone neza. Aria Media TV. Ugira imbere ubanza ujye n'ifoto iri. Burya ngo kuba ndi murinda bigwi ibintu byose niyo mpamvu mu bineretse imbere. Man. Itaje. Okay. Aria Media TV. Ikibazo cya mbere kiragira kiti. Ni waneza. Tereka izo marita ngaho urazi tsimbe. Umupira w'icyabafana ba Aria Media TV. Kamanze bagira gutya ibintu byanditse hano bari byo bibikora. Abantu babonye ko handitse Dior. Dior. What? Dior. Surang. Dior. Ni gutangira usobanura nini uko iyo da icyo isobanuye, iyo iko isobanuye, o iko isobanuye, yora iko isobanuye. Quick. Bikunanira ubishobora ikarita ya tapandi guhundo 20 gitike uzagiriraho ukwezi. Nihita icisase gusobanura. Cyongereza. Icyongereza. Man, icyongereza bakize nacitse mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda ntabwo turagenekereza. Bakize nagiye mu rugo. Bishyire mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda. Buriya n'icyakubwira ko n'Ikinyarwanda nakizi neza. Uri kuvuga iki? Ikinyarwanda ntacyo nzi neza man. Yakuranye marite zacu tuzitwara. Marite zanyu muzijya. Harimo na tombora kandi wamufite. Tombora niyo kubeshya. Waba ufite amahirwe yo kuba watombora igare. Tombora niyo kubeshya man. Uri kwimana. Tombora igare. Mora. Natomborire. Uza kuri restaurant waje n'amaguru. Ahubwo aba bantu ndimo ndabatwikira man. Dio. Mutwikire amawo. Bari kugutwikira bo baguhaye ubwirukamba. Ngo dutwikire amawo. Iyo bisobanura Rwanda rwawe. Ewana mu batwikire tu. Gato rero umusore wacu bita cyangwa Aria Media TV. Ni Aria Media TV. Channel yawe nyemeranye nk'imbizi. Njiji Aria Media TV. Ahubwo njiji ni umunyamakuru urimo kubinkoresha. Njiji Aria Media. Njiji ni uri kubinkoresha. Ntabwo umuntu yambara umupira atafite ubusobanuro. Nk'abantu mwakabara agatwiko. Sobanura n'inyuguti. Sobanura n'inyuguti mwe suwizibona zubona. Samugira neza ngo usobanure. Sobanure n'abantu bafana Aria Media TV ziramo Dior. Nese nyine sinabikubwiye. Vuga ngo Dior dusobanura abantu bakurikira cyangwa Dior. Ntabwo bakuroza no subscribe bibuze.
Dior. Da bisobanuye development required yo or development required slow Twabyumvise. development required operation Rwanda. Dukuraho amaji yacu umuhungu tumuhika bitajyago nimuherekeze imujyane we mu tapandigo manzo y'ifoto ewana manzo y'ifoto kuri tapandigo niko bimeze kabisa mukuraho n'amaji atatu tumusigira ndi atatu ntabwo twaguhereza wino yawe bani murahimutse ariko nizo mba nzinyoye tu nizo ngizo mwamusindeke bana nizo sha undi namukomeda ujye unywa marite sabwe kunywa kandi turangiye ikiganiro akenewe sabwe kunywa turangiye ikiganiro turumvikana ibyo kabisa hajya bakwita Hakim Ali Media TV none se birebye bino bintu bya sinema wowe nyine wenda ubyinjiyemo vuba ntabwo uramburagira nyine mu kazi ubona nyine ari ibintu bimeze gute amaherezo yabyo ayahe of course ni ubuzima hawe muri make n'abandi bagitangira nabagira inama yo kudacika intege kuko iyo ucitse intege hari ayo waratangiye gushora hari byinshi ubutakaje wumva ya mafaranga wawe warashoboye wakabaye warayakoresheje ibindi ariko iyo udacitse intege nanone hari igihe ibya YouTube channel bikubyarira inyungu iyo ukoze neza ikintu cyose ukoze neza kikuviramo inyungu. Ni kuvuga niyo makuru waho umuntu utaratangira rero kandi ubiteganya courage nifurije kugira courage mu byo azatangirana nabyo akora ashira kuri iyo cyano. Ako ufite ubwoba nk'umuntu ukora televiziyo bya mbere? Reka ntabwo sanzwe menyeye kamera njyewe se cyawumve ngo ibintu n'ibyo ngibyo nta biba birenzemo tu nta biba birenzemo ibintu byose twe turakora nta kuntu waba ukora ibiganiro ngo ukina amafilime ngo ibyo byose bikunaniye tu ndumva ari sawa kandi courage nyine ntimuzacike neza cyane nanjye ibikorwa byanyu ndabikunda rwose mbona nabatwikira sinzi niba mutabibona turabibona tu ndi umufana w'ikirenga turabibona cyane ngiye kuba tutabona ntimuzacike intege gucika intege no gukomeza hari naho umuntu amara nk'ucitse intege ariko na n'ubundi nyine igihe kikagera gatera imbere birenze ugatangira kumenyekana ukamenyana n'abandi bakinnyi ba filime utari uzi ko ushobora kuzahura nabo ukamenyana nabo bakakwakira mu isi y'abakinnyi ba filime. Okay. Ndumva hari sawa. Nabonye ufite igifone cya danje njye namanje no kugira ngo na iPhone. Igifone cye wakiguza angahe? Iyo fone yamagaze 140 ntabwo ari menshi. Ubwo ntabwo ubeshya abafana ba Ali Media. Iyi fone namwe mwese muyirebe abayizi. Ni Samsung kangahe? Galaxy kangahe? 7. Galaxy 7. Ya. Ayiguze 10 na bingahe? Iyo yaguzwe ibihumbi
160. serious cyangwa ni bimwe by'abakinnyi ba filime wapi gibesha n'ukuri. Yo man, dusoza ikiganiro cyacu twagiranye kimaze isaha irengaho iminota mike cyane n'ijambo mu management w'ibintu mubona ku YouTube wa Ali Media TV hajya kwita dusoza kwita akantu kabasetse bose bajye birirwa bakirahira dusoza bakubitira akantu bikunanira urankodesha ntakodesha shira nkabakubitiriho cyabyihorere wumve ngo nge buriya iyo nafite icyana hafi gifite ibibuno binini ndi bukubite kigasora wumve ngo nyine mba nakonje tu zamara kandi kavuye dufata amarete tuva muri studio wumve ngo nyine ikindi ndabakumbuye cyane bafana banjye abona isaha yageze no gukinga tukagenda kubita imirongo vava ewana abafana banjye ikindi ndabakumbuye cyane bahishe muri iyi minsi ndabona bankubise ububiswi bw'ababebe ariko nyine wumve ngo ababebe ndabemera cyane reka mbumvire akantu kanyu uburyo karyohamo namamariza uru ruganda ewana se mwababebe mwezi biswi muzifungura ute mbona ziba ari danje emana Nwane ewana nwane wari waneza kabisa nk'inyogo y'akantu kamwe yavuze kakagukoma inyogo uramuzi what inyogo uramuzi wese afite inyogo inyogo yogamo ewana wumve ngo man abana nabo bifata neza kabisa dusoza ikiganiro indirimbo imwe y'umusitari dute tushishimura none ahangaha kwitangiza muri chorus ya Bruce Melody tangira man bitamo ngo nagize ngo mbuze ubuzima mvuka wowe uramuzi umutima w'imihanda komeza Marine uramuzi nje kuvuga nsubira agize ngo azamuwe nandi mani byihoreye okay numva byakujabutse reka nisezerere abakinnyi ba Ali Media TV kwari kumwe n'umusore wanyu bamwita bivuge nk'uko watangiye munyite murinda bigwi cyangwa se munyite Hakimu Intwari Ismail umukinnyi wa filime wanyu mukunda ariko ntabwo twese tugukunda utankunda ahubwo ibonza yanjye bikwegera hari abantu tuje kuri YouTube ari ukubw'impanuka reka komeza nk'iyihe mpanuka komeza shavuga va turangiye ewana ndabashimira cyane nawe wagize uruhare rwo kugira ngo mbashe muri kano kanya kuba ndi kugaragara kuri TV kuri Ali Media TV nanjye rero nkaba nitwa Alan Revis ni umunyamakuru arahanagiye araje mutuye nkaba nitwa Cyangwe Magazine nkaba ndi umufatanyabikorwa wa Ali Media TV nubwo nabashije kwigaragaza kuri kamera bitewe n'ibikomere mfite so turabakunda cyane mukomeze mudushigikire ku mwuga wacu dukora wa comedy filime so turabakunda nyine nkaba ngiye nitwa amazina asanzwe twishimire Honeste wa mugenzi wanjye nawe tugimane babwire amazina nyine asanzwe atarayo mu bukinyi bwa filime ya mazina yanjye asanzwe atarayo mu bukinyi bwa filime nitwa Hakizman Ali ayo niyo mazina yanjye duhamagara umunyamakuru gato yaza basezerera Alan Revis family ewa so guys turabashimiye mwakurikiye Ali Media TV kanda subscribe
share, like and comment, kore no kukazogera uko twa-uploadinze kuri channel ya Ali Media TV, ama notification imbere cyane. Ciao ciao.